Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yacu mu rurimi rw'ikinyarwanda yo kuri uyu mugoroba wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2025. Sindi jyenyine rero muri studio, ndi Sentama, ndi hamwe n'Umushakamba. Mushakamba, uraho neza? Wiriwe? Sentama, uraho wiriwe? Wiriwe neza Mushakamba, amahoro? N'amahoro. Iminsi myinshi. Turimo tugenda tuburana, ingano ziri kuba nyinshi zo hanze y'amakuru. Twabonetse ariko. N'abakunzi bacu bari barambuze. Derukana turi guherekeza Sadeki. Makunguru. Wamenye ko izindi zizagenda ejo? Ejo nibwo zizagenda, ariko ngo kuvangura abazuru bitwa Bahabimana n'Abahabyarimana n'abazuru ba original ngo byabaye ikibazo. Cyabaye ikibazo? Ariko ngo bategereje na ziriya modoka za MONUSCO, ziriya zatwaye FRDC ejo. Ziriya zagiye Beni muri Grand Nord kugira ngo zigaruke abarizo zibajyana. Nubundi saka wasigaye nta mbunda, niba bashaka bakoresha sarongo bajya bakubura imihanda ya Goma. Bitwaza imyuko niba bayibona cyangwa bayibaza. Babajyana no guharura imihanda muri Masisi na Rucuru. Rero ubundi ko batarinda n'amashu, bitwaza imyuko. N'amashu niba yashoboye byo. Bamugani bamuga bo muri Afrika y'Epfo ntabwo barinda n'amashu. None zo si byigaragaje. Bambabari inteko izongera guterana, izaterane bayishyire kuri televiziyo tuzayikurikira. Noneho abagabo bahisemo kugenda igicuku kugira ngo kamera zitababona, ngo bazitinya kubi. N'ubundi niyo gahunda, ibyabo byose ni ibaze ko n'imirambo bayitwaye igicuku. Ariko imirambo yabo ngo yamaze icyumweru hariya Uganda. Byasi ibintu byose ntibyoroshye. Biriya byose ari guhagarara ku ishema ryabo, kandi naryo badafite Mushakamba. Twinjire twirebere Uvira ngo byakomeye. Uvira ni umuriro. Uvira ni umuriro. Ibi byose byayiteraniyeho. Uvira barimo bararwana hagati yabo. Noneho muri kwa kurwana hagati yabo ikiriho, Wazalendo na FRDC barimo bararwana hagati yabo. Ko FRDC ngo yashakaga gukura Wazalendo mu mujyi wa Uvira. Yego. Noneho Wazalendo nabo bakanga. Umujyi no wacu. Barwana batyo. Bagera n'ubwo babwiye FRDC ngo bayihaye amasaha. Noneho rero burya ngo warose nabi burinda buke. Bagira batya bagiye kubona babona izasarambwe zitangiye kubamanukiramo. Izasarambwe zitangira kubamanukiramo Mushakamba. Yego. Niba nzenda turaza kubivugaho, ndaza kubikubwira bizasarambwe tubageze. Uyu nk'umusirikare wagize amahirwe abanzi be bagasubiranamo. Yego. Rero izasarambwe zibageze kure ko zabamanukiyemo, ariko burangwa intandaro yo kwisubiranamo. Yego. Ni ya mafaranga yongejwe FRDC. Ati babongeza amafaranga, munaniwe kujya kuba mu misozi, mube mu mujyi, abari twebwe mugire. Ati mugende natwe dusigara. Ati mugende. Noneho habahaje imodoka yuzuye ibiryo igemuriye abasirikare ba FRDC. Yego. Ati babongeza amafaranga, abanabaha ibiryo twebwe dushonje. Barayifata barayibohoza. Ubu rero ikiriho, umwanya ku manywa, abaturage bahitwa Sange, ahitwa Runingu, ahitwa Kiriba, bahoze bahunga. Bamwe barajya Uvira, abandi barambuka bakajya Bujumbura. Sange ni bya bice 23 iri kwegera. Noye yabimanukiyemo yabigezemo, yamaze kubigeramo.
noneho abaturage bakavuga batese wa mugabo uhora dushuka witwa Bitakwira arihe ko atavuga mu bihe nk'ibi ubu rero barimo barahunga bya bice bya Sange, Runingu, Uvira hariya niho M23 AFC irimo kwinjira, noneho abaturage bagahunga bahariya. Ariko noneho ubwo hakaba hari iyo mirwano ya FARDC na Wazalendo irimo ibera muri Uvira rwagati. Yego, iyi nayo yarikokereje rwose, ntabwo byoroshye. bagomba guhunga kubera ko M23 iri kujya mu bice byose. Yego, usibye aho ngaho yageze yinjira muri igana muri Sud Kivu muri Uvira. yego, aho wambwiye hajya harimo Kiriba, yego Kiribirimo, hari n'ahitwa Rujindu, yego, hari na Sange, Runindu, hose na Runingu, ngo hamaze kuba Tombe. Noneho hari ahandi hitwa Kafinjo, yego, muri santere ku muhanda ugana hitwa Burumba. yego, aho ngaho Burumba ujya hitwa Rubarika. yego, naho nkeka ari mu bice biba bigana za Uvira. ari kuva muri ya misozi miremire. Yego, aho naho ibyo bice byamaze gufatwa. Yego, biri buze gufatwa kuko intambara niyo iri kwegeramo, ariko ahitwa Kafinjo ho bamaze kuhagera. yego, akaba ari uburyo bavuga ko intare za Sarambwe zifite uburyo zamaze kuhagota, ku buryo intare za Sarambwe n'Amadubu ku buryo bagiye kwinjiramo. barahagose. nta nubwo ari n'ubu, ahubwo bamaze iminsi bahaguse cyane ko ngo bamaze no kuhava. baravuga ati ngo abanywantabi ba Wazalendo ubu bibereye mu bice by'Abafurero ahitwa Igaze, Nyabwanda, Rushari na Buheba. Yego, nk'ibice by'inyuma. Parti Limitrofe ubwo ni igice kimeze gute? Parti Limitrofe ni igice kigabanya, nk'ibice bigabanya Kaziba na Sheferi kiri ku mupaka n'ikindi. Yego, aho ngo ni mu bice bigabanya Kaziba na Sheferi traditionnel y'Abafurero. ubwo urumva ni mu rugabano rwa Kaziba na Sheferi y'Abafurero. Yego, urumva rero bayijyanye cyane. tukiri wenda muri ibyo. Yego, mbese mbona ifoto ya Colonel Kimararungu yari majoro, bamuzamuye mu mapeti. harimo bazamuye. Yego, ariko nahise nibuka ifoto ye akiza muri M23. Yego, ndavuga niko ku M23 ni ubuzima. Ni ubuzima na nanga yarabivuze. Igihe nanga avuga ibintu bizima, urumva yabwiye Amerika ati aho kuganira na Tshisekedi mujye muganira n'abantu bazima nka AFCM 23. Naho Tshisekedi ni Yona, umwe wo muri Bibiliya Imana yatumye, yaramutumye niwe ngo agitarushishe. Yego, ngo na Tshisekedi rero nuko ni igifi kirirwa kibi nuzo. ati nimwagirana imishyikirano, amasezerano, ahita yareka. Yego, akayavaho kandi mwayumvikanyeho. Kimararungu rwose wabonaga ko yarananutse, afite ikibazo cy'uko ubona ari ibintu bituma umuntu ananuka by'ingenzi, kuba udafite amahoro ndetse no kuba uri kurya nabi. uzi buriya icyamunanuraga, yari mu ruhande mu ikipe idatsinda. Yego, iyo uri mu ikipe idatsinda ugira stress. waba uri mu ikipe itsinda ibyishimo bikakubyibushya. Yego, ngicyo rero icyo yaziraga afande n'Ikimararungu. Yego, umugabo ugira ijwi rinini cyane. Yego,
ariko yarabyibushye rwose aramera neza ku buryo utamenya ko arwana ahubwo aba ku rugamba. yego. Koroneli Kazari, Liyetona Koroneli Kazarama nawe yagizwe koroneli, abandi ntiturabamenya. kandi Mushakamba buriya ikintu utazi, yego, wibuke ko muri FARDC bahoraga barira ngo tumaze iminsi ine tutarya, tumaze 5. ariko ibyo ntabwo bibaho muri RCM 23. ni kirazira. yego. wumva ingabo za leta tumaze iminsi 3 ku rugamba, ku murongo w'urugamba imbere ku muriro tutarya, bagahora babihura. ariko ibyo bintu ntabyo twigeze twumva kuri RCM 23. kereka waba ushaka gusebya inka akavuga ngo dore urucebe rwayo. uti Liyetona Koroneli Kazarama yagizwe koroneli Furu, yitwa Kazarama Jean Marie. Kazarama rero uriya yahoze ari umuvugizi, yego, wa M23 ya mbere. turamwibuka Goma ifatwa, ari umugabo ukunda kuganiriza abaturage cyane. yego. muri ibya Uvira rero ngira ngo abandi bazamuwe ni bande? abandi ntabwo amazina yabo aramenyekana, gusa nta mukaporari urimo, bose bazamuwe. yego. reka nongere ndebe kuri message nakiriye. yego. ni ukuvuga ngo ba private. yego. ba private bazamuwe mu ntera. yego. babagira ihangana gatoya hanze ngere ku butumwa kugira ngo mbisome uko biri. yego. wari utugendanye amakuru? aya makuru ntabwo umuntu yareka kuyatangaza. yatugezeho. ni ukuvuga ngo amaranka yatanzwe, abari ba private bahise bahabwa serija. yego. bose nta n'umwe usigaye. yego. abari ba kaporare babaha staff sergeant. yego. abari ba staff sergeant babaha warrant officer. warrant officer ni ibyo tumenyereye mu Gifaransa kuri ajida. noneho abandi bahabwa liyetona, abandi bahabwa suriyetona, abandi bahabwa liyetona, abandi bahabwa bagenda bazamuka, abandi bahabwa kapiteni, abandi bahabwa majoro, abandi bahabwa liyetona koroneli, abandi bahabwa koroneli Furu. aho ngaho byarangiriye, nta wahawe majoro nako generali urimo. yego. ubwo rero ibya Uvira ngira ngo nabyo turabivuze. yego. ndumva ayo twari dufite kuri Uvira ahagije kuba abantu bamenya impamvu yo gusubiranamo kwabo kwa Wazalendo na FARDC. yego. ariko hari ibintu bakunda kuvuga ngo dusabe inema yo basa n'abahuza n'amibukiro, na bariya tubasaba inema yo gukomeza kusubiranamo. kuko uko basubiranamo niko borohereza mama 23, niko umuturage wo muri Uvira bari barashyizemo ibinyoma abona impamvu yo kurwana kwa mama 23. hari umugabo yajyaga akunda kudusetsa. twari abanyeshuri, noneho akakubwira ati wamuha nk'ikintu, arakubwira ati mpereza akavuye ku mwanzi bikaba gato. none rero nabo nibakomeze, buriya ni nko kwigabira. nibakomerezaho. ngira ngo twakomeza tukareba muri Kivu y'Amajyaruguru. muri Kivu y'Amajyaruguru reka ndumva twakwibanda Masisi na Karehe. kuko Masisi buriya Wazalendo
zahuye n'uruva gusenya ndetse no muri Masisi birimo kuba. Yego. Ikibazo barimo guhura nacyo kirakomeye. Hari imirwano irimo kubera i Masisi mu bice byegera amahanga. Mahanga ni muri Masisi. Yego. Hakaba indi yari irimo kubera, urabona ahantu Wazalendo bigabije muri Karehe hegera ishyamba rya Kahuzi Biega Parike. Bararebye basanga baba bafite ukuntu bakurura amakuru, baravuga bati AFCM 23 iri hafi aha ngaha. Barahigabiza ngo bahafashe. Ariko bahakubitiwe Mushakamba, bahakubitiwe pe. Babateza umutego barabahonda. Barakubitwa barongera barakubitwa. Yego. Noneho no muri Masisi. Muri Masisi naho harimo kubera imirwano mu bice bya Mahanga, ni muri bahita muri Nyamaboko. Ni ahantu witaruye teritwari ya Masisi uba wayirenze. Aho naho harimo kubera imirwano, ngira ngo hari n'amakuru ugeze gutangaza kare ko drone z'Ababiligi. Yego. Ziriho zikora muri biriya bice. Yego. Ni muri ibyo bice zagaragaye. Rero watugezaho amakuru ajyanye naho ukatubwira, ariko ziriya drone wavuze niho zagaragaye Mushakamba. Buriya rero amakuru yo muri Masisi. Yego. Sinayavuga uhari, ahubwo mbwira ukuntu biziripotinze Wazalendo. Ubundi ayo muri Masisi nayaguhari. Wazalendo zo kwa Kambuzi. Wazalendo zo kwa Kambuzi zagize. Wa undi watswe jipe. Ubwo Masisi, wa undi batse jipe ubwo yagarukaga Masisi zone ngo bongeye kuyisubiza. Oyo ni Karayire. Ukambuzi niwe batse jipe y'umweru. Niwe batse ya jipe yera. Wazalendo ze rero. Wazalendo ze zahahuriye n'uruva gusenya. Ahangaha imahanga aha niho hagaragaye ziriya drone nk'uko twabivugaga. Yego. Ariko nanone Wazalendo zimaze kotswa umuriro muri kariya gace. Wazalendo zigera muri 57 zirimo abakoronere 3 n'abamajoro bagera muri 7 bari bafite imbunda nyinshi birumvikana. Yego. Ubwo baje n'imbunda zabo. Nibyo mu mbunda bazanye. Mitrailleuses 9 nizo z'ingenzi. Aba rero bakaba bishikirije AFCM 23. Ibi bikaba bigaragaza imbaraga za AFCM 23 muri biriya bice. Uwo musaruro ni mwiza rwose. Ni umusaruro mwiza, ariko hari n'ahandi bakubiswe. Genda unyemerere mpavugire rimwe bijyane. Ari tuvuga muri Karehe. Wazalendo Masisi na Karehe birajyana nubwo hamwe ari muri Kivu y'Amajyepfo kandi akaba Kivu y'Amajyaruguru. Ariko burya ziranagabana, kimwe kiba mu majyepfo y'ikindi. Noneho hari Wazalendo rero ziyobowe n'umuzalendo mukuru wiyise generale witwa Bahigi. Yego. Uyu generale Bahigi yagize ati hano hantu ndahifatiye AFCM 23 ntayihari. Abarahafashe. Agufatira ahitwa Kitendebwa. Afata ahitwa afata ahandi hitwa, reka ndebe muri agenda yanjye. Afata ahandi yafashe ahandi hitwa Mushako ya mbere na Mushako ya kabiri, n'ahitwa Mucaca. Amaze kuhafata ahicaye nk'iminsi ngahe, AFCM 23 irabanza iramureka.
aricara rwose yicaza amabuno yombi azi ko yagezeyo imubyukiraho ejo iramukubita yatakaje abakoroneri bagera muri 3 harimo witwa Bigiri ushobora kuba wenda bari yaba ari nka Bigirimana harimo n'uwitwa Nkunda n'undi umwe abo bose bahaguye ni amakoroneri babihanije bamukubise basenya ibirindiro bye bamwambutsa umugezi witwa Nyabarongo Nyabarongo ubwo yafashe ahitwa za Isiraro baramushorera baramujyana babikubita mu ishyamba baramumenesha baramujyana kugeza yinjiye muri Warikare turumvikana bamujyanye kugeza yinjiye muri Warikare mu rugabano rwa teritwari ya Karehe na teritwari ya Warikare azi guhongara akatsindwa umuntu wambuka Nyabarongo ntayigwemo isasu uri muri inyuma yambuka teritwari ebyiri umugabo wiruka akarangiza teritwari ebyiri teritwari iya mbere akayirangiza iya kabiri akayirangiza cyane rwose bakageze mu ya gatatu yego bwana Sentama rero uvuze ngo ati baba barihaye amajenerali yego unyibutsa ngo niba hari uwari wungirije nahoze ndeba umukobwa wahoze muri FDLR muri Wazalendo wari mutobo yego yari wungirije ngo umukoroneri wari wungirije Mbokani we yari escort we ariko kuko abakobwa karavuye mu Rwanda karinze yego niko kari kazi gusoma afande watazi gusoma yego kandi ari koroneri yego ngo bajyaga mu nama ibyo babuze akajya amuhereza ngo amusomere yego tekereza koroneri utazi gusoma yego ubwo rero bari abakoroneri ba Kisekedi anyibukije umutware wabaga ahantu muri Kongo yego bajyaga bagira amazu ashobora gucumbikirwamo abategetsi bagendereye nk'ahantu tuvuge niba bavuye nko mu gace kamwe bagiye mu kandi aho udashobora gutaha bakaba barubatse inzu muri buri gace aho umuntu ashobora gucumbikirwa yaba ari n'umugenzi wagendaga ukamwiriraho akabura aho arara izo nzu bazitaga jite rero umushefu umwe aragenda bamucumbikira muri jite iyo bamucumbikiraga buri rugo rwazanaga igi ry'inkoko urumva niba harimo ingwe 1000 ni amagi 1000 bakazana n'ibiryo bakaba abantu bamutekera akarya kandi mu byo bamutekeraga ntabwo haburagamo isake noneho baza kumuzanira urwandiko babona nta telefone zari zihari bamuzanira urwandiko bamubikira umwana we ntabwo yari azi gusoma yarufata akarucurika wakagira ngo ni ikirego bamuzaniye ariko kubera gukunda ruswa akumva ko kuri buri kirego bamuzaniye bagomba kumuha n'ihene arangije mu rurimi rw'igiswahili ngo iyi aferi itakura mbuzi kandi n'umwana we bamubikira nyuma aje kwiherera bamusomeye yo asanga n'umwana we wapfuye ariko yari yatangiye kubibyaza ihene avuga ngo iyi aferi irarya imbuzi irarya ihene ubu rero nawe ni nk'uko nguko nawe ni Wazalendo cyane muri Kivu y'Amajyaruguru muri Warikare yego Bureusa na Rusamambo yego nabo barwanye ariko bakubiswe birumvikana bahise basubizwe ariko umbwire hari amakuru ntakurikiye nigeze kubona video banditse ngo AFCM 23 Arubutu baba bageze mu kubeshya niko bakunda abantu baca igikuba n'abantu kugira ngo banababaze babace intege FRDC yego ariko nanone ni inkuru zitambuka bitewe hari n'ushobora kuzishyira hagamije kubeshya kugira ngo ejo bazavuge ngo bambuye M23 ahantu buriya iyi ntambara irwanwa mu buryo bwinshi
hari igihe umuntu wo kuri yo ku ruhande rw'abarwayi mu 23 ashobora kuvuga ngo bafashe ahantu bamwe bagafata ku kantu bakagasharinga yego bagahita bajya iyo bakihifotoreza kuko n'ubundi ntabwo yigeze hafatwa bati ngo twahisubije kandi hatarigeze hanarwanirwa yego kuko none se Tanganyika ntabwo baragerayo uburyo bajya rubutu banyuze hese birumvikana ngira ngo kijyanye n'imirwano amakuru ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ngira ngo tuyavuyeho yego dushobora kujya ku ngingo yindi ikurikiye yego abakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bashyigikiye ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza ibiganiro yego Martin Fayulu Joseph Kabila ubundi cyantunguye nuko Martin Fayulu arimo yego nicyo cyantunguye naho Moise Katumbi Joseph Kabila urumva we Tshisekedi yaramwirukanye kandi wenda agira n'umuntu uzi ko umutekano Kongo itagira umutekano u Rwanda rudatekanye uzi neza ko n'ibibazo bihari ku mpande zombi biterwa na FDLR ariko Martin Fayulu ukabona ari umuntu usa n'ubuhengamiye kuri FDLR kuri yangenga bitekerezo yego ni imwe y'abajenosideri naho Seth Kikuni na Moise Katumbi bo ni abantu bashyira mu gaciro byumvikana ariko nabonye kuri bayita declaration kuri iyo declaration nabonyeho na Kabila Kabila Joseph Kabila Kabanda yego ariho rwose yego murumva bakoze inama baraganira bagize bati dushyigikiye ko Kongo ibona amahoro n'u Rwanda ruyafite yego ati dushyigikiye ko dushyigikiye ibyo u Rwanda rwavugaga urabona u Rwanda rwavugaga ko rufite impungenge z'umutekano wabo yego ati dushyigikiye impungenge z'umutekano w'u Rwanda ndetse n'iza Kongo yego ati icyo twifuza ni uko nta ruhande rutunga umutwe w'inyeshyamba uhungabanya ikindi gihugu yego ngira ngo ni nko kubwiriramo Tshisekedi bamubwira ko atunze FDLR yego kuko u Rwanda nta mutwe uhungabanya igihugu runaka ufite mu gihugu yego kuko naye mu 23 bayishinja ntiri mu Rwanda yego iba muri Kongo niko bimeze ndetse nta nubwo yaturutse mu Rwanda yaturutse muri Uganda yego rero ni ikintu cyantunguye kuba kunoza kirimo kuba Martin Fayulu kirimo yego kuko yaragoranye cyane ariko babonye byasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo menya barasesenguye babona ko bikwiye yego aho igisigaye cyo kureba Tshisekedi azabyubahiriza yego icyo nicyo gisigaye gusa ngo yagiye no muri Amerika ndakeka biri no mu ngingo ikurikira yagiye mbibonye mu minota mike ishize ariko harimo gukeza abandi babiri yego nahoze mbona abashinwa bari gutanga ibintu bijyanye n'amakompiyuta baherutse gutanga n'amafaranga yego kuri leta ya Kinshasa ngo kuri imishinga runaka n'ibindi yego ubwo rero ukuntu Kongo Tshisekedi azamanaginga umushinwa akamanaginga n'uriya muhoza n'umunyamerika yego ubundi kumanaginga cyangwa gutunga ibihanga bibiri mu nkono imwe sinzi niba bizashoboka ubwo ariko turamumenyereye kuvangavanga amadosiye ntabwo ari ubwa mbere ngira ngo urabizi urabibona kenshi ntabwo byadutungura rwose ahubwo icyadutungura ni uko atabikora
tutegereze turebe uko bizagenda ariko mu kimujyanye muri Amerika yego ingingo ya 5 reka tuhite tuyivugaho yego Kisekedi kimwe mu bintu bimujyanye muri Amerika no gusinyana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanye n'ibyo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yego nibaza ukuntu umuntu azaza kugirana amasezerano iwawe gucukura iwawe aje gukorera business iwawe akaba ari wowe ujya gusinya amasezerano iwe gusinyira iwe aho kugira aze gusinyira iwawe n'amayobera nk'aya yandi bya Kisekedi umenya Afurika tugikolonijwe riri cyane birenze ibyahozeho ariko Kisekedi warenze abandi Kisekedi we ni birakabije neza ko ari perezida wahimbye diplome Kisekedi aragenda amabuye akayagaba ugasanga n'aba aba bagabo tumaze kuvugaho yaba yamubikoraga ariko umuturage akabaho neza banabivuzeho yego ngo iyo eferi y'amabuye yego ngo twizere ko atari ukugurisha igihugu ngo kigurane manda kuguma ku butegetsi ababivuze neza cyane wowe Kisekedi arashaka kuguma ku butegetsi atanze amabuye agurishije igihugu gusa bizagorana kubera ko ni ukuvuga uwo ashaka ko amushyigikira amuha ikirombe nshyigikira nyobora indi manda nzaguha ikirombe kandi wenda nuko Amerika yigiriye inama yo kubanza ibiganiro gushakamba tunibuke hari umushinga yari afite nta nawahamya ko yawuretse ntiyashakaga guhindura itegeko nshinga ngo yibere umwami nta wahamya ko uwo mushinga yawuretse ashobora kuba yarabonye bigoranye ati ntabwo ndi bubitwarane n'intambara reka mbe mbiretse ariko nzongera mbibyutse gusa nuko wenda Amerika nayo yamuteze umutego wo kubanza ibiganiro yego ariko ubu ni Kisekedi yego afite iki kibazo kimwe yego aratanga igihugu adafite yego Kivu ntayifite irimo ibirombe oya Kongo ntayifite afite igice cya Kongo nyuma ya Kivu kandi nacyo ni igihe gito mushakamba none se ko bamukubita buri munsi umuntu arakubwira ngo baragera ikisangani ese nibagera ikisangani buriya araba gifite Kongo isangani yo nako kanya ahubwo nibinjira Karemi araba gifite Kongo biranagoye ko wavuga ko ufite kuko bashobora kujya kwinjira Karemi zitwa za Maniema zagiye yego naho ni amabuye y'agaciro burya mushaka biranagoye ko uvuga ko ufite biragoye ko wavuga ko ufite Katanga yego utabanye neza na Moise Katumbi na Joseph Kabila yego kuko aba bagabo hariya hepfo bafite ijambo yego reka tureke kubitindaho yego ahubwo twirebere ibya SADC na Kisekedi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego hari leta yitwa Sahara Orientale ndayibona bajya bita Saharawi iyi leta rero yego SADC yarayishyigikiye kugira ngo yigenge yitandukanye na Maroc yego twavuga ngo iyikolonije cyangwa se yegamiye yego ni ibintu byasinwe mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa kane kushize yego ariko igitangaje yego umunsi wa nyuma ejo kuri 30 yego Kongo yavuze ko yitandukanije na SADC muri icyo cyemezo yego ngo nishyigikiye ko Saharawi yigenga ariko buriya mushakamba biriya ni bya bindi ngo inkoni izakubita mu keba niyo ari inkoni izakubita mu keba izakubita mu keba wirenza urugo kuko ushobora gucya nawe yagukubise yego ibi rero Kongo ikintu itinya ni iki tinya gushyigikira biriya
none ejo ikazajya kubona igice cya Kongo cyafashwe nacyo gisabye kwigenga akazabihakana kandi yaremeye biriya. ariko ni leta ya Gisekedi ishobora kuba itabanye neza na Sadeke. Yego birashoboka. wibuke ko ejo bundi mu gihugu cya Sadeke bakoze aniveriseri y'umwami Muswati. Yego barangije aho gutumira Gisekedi bagatumira Kabila kandi ahubwo nabona ibirori Tshisekedi atagiyemo burya akunda ibirori. bamaze iminsi bakorana inama, bamaze imyaka ingahe, imyaka 6-7 bakorana inama. ariko burya ikiriho ni nabyo bigoye Sadeke yanze kubahemba abimye amafaranga bari abasirikare ba SAMIDRC. Yego ibyo rero bikazana urunturuntu hagati yabo. ndetse Kabila bari batumiye mu mwanya wa perezida. Yego banamuhamagaye nka perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. bashyizeho kudeta. yego byarasakuje ariko nta tangazo rya Eswatini ndabona rivuga ko habaye kwibeshya, bivuze ko babikoze babishaka. Yego ikindi muri iki gihe ubona Kabila aza muri Igoma agasubirayo. Yego mu gihugu cyitwa Namibia. Yego aratuje araryama agasinzira nta kibazo afite. nta bakomando yikanga ntawe. bisobanuye ko Gisekedi muri Sadeke. Yego ishyamba sigeruwe na Sadeke. Yego kugira ngo tuzakomeza dukurikira ibizakurikiraho nyuma. Yego ariko ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko ishyamba atari ryeru, kuko niba inama y'abaperezida na Gisekedi arimo ishobora kwemeza ko habaho amasezerano yo gushyigikira Sahara Orientale ikigenga. Yego ayo masezerano akaba agasinwa nka Sadeke yose. Yego ejo leta ya Kongo ikavuga ngo amasezerano yasinwe ntabwo ari ubwumvikane bwa leta. twebwe turitandukanyije nayo. Yego kubera ko bo batayasinyeho. Yego ubwo rero urumva ko iyo utangiye kwikura mu bandi ku byemezo bafashe nawe urimo, biba bisobanuye ko mutabanye neza. Yego iki ni kimwe mu bimenyetso simusiga bigaragaza ko ishyamba atari ryeru hagati ya Sadeke na leta ya Kinshasa. za Sadeke wavugaga ejo bazataha. ibyabo ni byinshi, ibihuha biba byinshi kurushaho, ariko uko byagenda kose nibadataha tuzajya kubahingisha imirimo. Yego bazabahingisha imirimo muri Masisi na Rucuru, cyangwa bajye gututira ishyamba rya pariki ya Virunga. Yego twakomeza twareba tukavugana kuri Ndayishimiye Neva ubwo bafite bwamisha neza umugabo byanze. ariko Ndayishimiye je mbona sinzi ashobora kuba afite ikibazo, bya bibazo bimwe bajya bita psychological. nabyo byabaho. Yego ariko buri ikintu kibaho. Yego nko gutuka mukuru wawe cyangwa se ugatuka so. Yego ugatuka so, noneho wajya wumva kuko uzi ko agira imirindi ari umugabo uhamye. Yego wakumva imirindi muri karitsiye uti barangije. nawe yarihandagaje. hari umugabo nabonaga Kongo bajyaga bateraho urwenya. Yego yari afite amajigo, urabona amajigo, ibyo bita amajigo. Yego ndabibona manini cyane. ayo akwita amabinga. nkamwe ya Nyirahuku. arenza Nyirahuku. ahubwo imwe yo mu gihuru niyo ngira ngo ibifite manini. noneho umugabo yajya agenda
kumwurebera n'iruhande akagira ngo ni umuntu umukurikiye akajya avuga ngo nananifuata ninde unkurikiye. Rero umugabo nawe ni nko kwikanga baringa, ariko akabiterwa n'ibyo yakoze mu Shakamba. Nibyo hari ibintu bibiri yakoze biri ugiye gusesengura ibyo ahora avuga, ugasesengura ibintu ahora avuga, ibyo yavugiye Kinshasa, ibyo yavuze ejo bundi yavuganaga n'umunyamakuru sinzi uwo ari we abivuga mu Gifaransa. Oya na wa musirikare wakavuga oya wa mugabo bayoborana ishyaka ngo vu ngo ingabo zacu ngo vu yego ngo ziragenda ngo vu zikaba zikubise mu venturo. Uriya ni wa munyamabanga wa CNDD FDD umwe wapfuye akazuka. Yego. Noneho kubera ubwo bafite uzi ikintu yakoze, hano mfite inkuru, ni inkuru ya radiyo Haguruka, iravuga iti umukuru w'umugambwe CNDD FDD yaraye asubiye guhamagarira imbonerakure zose kwihutira gukurikirana inyigisho za gisirikare. Ivyo akaba yabivugiye i Makamba muri komine Kayogoro kuri uyu wa Mungu ni ku cyumweru. Igenekerezo hari wabona itariki rya 27 Ndamukiza ni ukwezi kwa kane umwaka wa 25, aho yari yakoranyije abanyagihugu barimo abagumyabanga bo mu mugambwe arongoye. Abagumyabanga ni nk'abantu bazi kubika ibanga, ni basoma mbike. Ubwo abagumyabanga rero niryo zina bita abantu bo mu mugambwe, uriya mugambwe wa CNDD FDD, niko abantu abayoboke bawo bitwa mu Kirundi. Yego. Urumva rero guhamagarira imbonerakure ni bwa bwoba. Ni bwa bwoba bwo kuvuga ngo reka bongere abasirikare, kuva n'abandi bararangiye mu Shakamba. Buriya Burundi ntawatinya kuvuga ko bwasukije abasirikare benshi muri Kongo. Oya n'ubu n'abandi yo bagipfa. Ngira ngo urabizi wagiye ubitangaza nawe. Oya n'uyu munsi muri operasiyo mu Birunga. Yego. Muri FDL bishe basanzemo abarundi 5. Ba barundi babandi hari n'abarundi babura ibirengero hariya. Ni barasanga mu Nyamweru. None ngo zihinduye ibara. Noneho uyu mugabo agakomeza ngo mu gihe Reveriyano Ndikuriyo ni wa mugabo wavugaga mu kubivuga yabanje gusaba abamenyeshamakuru guca connection muri ako karere. Ubu bwashatse kubivuga byumvwe n'ababibwira, ariko ho kuzagira undi ubimenya n'abanyamakuru bo kuzabisohora. Yego. Abanyagihugu babifata nko gutanguza intambara mu Burundi. Abaturage bo babifata nko gutangiza intambara. Bagasaba leta ya Ndayishimiye kwikubita agashyi bagatunganya ibiganiro byohuza abo bose barebwa n'ibibazo biriko biratuma umugambwe CNDD FDD gutegura intambara mu gihugu. Aho gutegura intambara mu gihugu bahuza leta y'u Burundi yahuza abantu bose bahuriye kuri iki kibazo, noneho bakagirana ibiganiro aho kugira ngo bategure intambara. Kugira rero dusigurira abantu. Yego.
ubwoba bwa Ndayishimiye bushingiye aha. yego Yavuze ko azatera u Rwanda agakuraho ubutegetsi buhari. yego None yagize gutya, yavuze ijambo yumva bivuze inshuro imwe, yego ariko amaze kuvuga inshuro 3 cyangwa 4 yego ko ngo u Rwanda rugiye kumutera. yego Ibyo bisobanuye ko yasanze ubushobozi bwo gutera u Rwanda atabufite, adateze no kuzabugira. yego Mu rwego rwo kugira arebe ko yakibagiza rya jambo yavuze, yego yumva imirindi, indege inyura mu kirere, ati ndatewe. ndatewe yego Yareba ubwirinzi bwari igoma, ati ibintu byasamye ibibombe, ibintu bigeze iwanjye byarindwa, ati ndapfuye. Nyuma y'ibyo rero yego yareba ibibazo bya mikoro biri mu gihugu cye, yego akareba ubukene ukuntu bumeze, yego hagira uwitwa n'inzara, ati ndapfuye, baranteye, bateye Burundi. yego Nyuma y'ibyo ashobora abasirikare bo muri Kongo ngo abone amafaranga, yego Kisekedi arayamuha, yego arabashobora, baragenda baritanga bishoboka, ariko uko bitangaga cyane ni nako bapfaga cyane. yego Barapfuye, abandi barafashwe, intambara yari kure aho abona ko itazigera igera iwe. None uyu munsi intambara iri kubera ku mupaka we. yego Icyo gihugu cyonyine yarasigaranye yahahiragamo. yego Ubu kano kanya rero ari kwibaza ati ko Uvira bagiye kwifata, nkasigara mpana imbibi na Tanzania ko yo nta nyigira, nta mbabazi igira, ibyaba ari ubucuruzi. yego Cyane ko amakampani menshi n'ibihano babifatiye Burundi. yego Burundi hari ibihano, hari ubucuruzi babakupiye kubera kutishyura n'ibindi biri mu ndabizi. ubwo rero akibaza ati noneho ndabahonde. Ariko mpamvu buri gihe aganira n'abantu, ahabwa umwanya mu itangazamakuru akavuga ngo u Rwanda rugiye kuntera, ngo u Rwanda rugiye kuntera, kubera ko yivugiye ko mu bintu mu Rwanda. yego kuko yabonye atavuga ko M23 iri gutsinda abasirikare. yego Yabonye nta hantu yahera avuga iryo jambo, arangije ati ni u Rwanda nawe aba Gisekedi. Nabo bari kubona agiye gucana umubano na Gisekedi kubera ko nta mupaka bagihuje. yego Bagiye gufata Uvira, ubundi icyabahuzaga kikavaho. yego Akareba imiryango abana bayo bavuye kuri Songoye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kuzamuhindukirana. yego Byose yaryama, yarota, akarota bari kumwirukankana. Yarota bamwirukankana, mu gitondo bamuha ikiganiro ati Kagame yanteye. Ati u Rwanda rwanteye neza rugiye kuntera, ati mu Kirundo hariya ndi kuhabona igitero. Ubu nuko tutajya tumenya amakuru y'aho arara, yego ariko dushobora kumva ngo nijoro ajya ashiduka akavuga ngo baranteye, agasakuza ati mu ntabare. yego ahubwo Angeline Ndayishimiye ashobora kuba afite ibibazo muri iyi minsi. bafite ibibazo birimo njye sinamenya kubisobanura, nabonye hari umugabo ushobora kubisobanura. Uzi kugira avuge ijambo na ririya aheruka kwakira Ububirigi, ni uko ari kubona yakubitanwe n'Ububirigi byose. yego ngira ngo inkuru zigeze ku musozo, usibye kuba twakongeraho hari nka komanteri y'amakuru tutatanze. yego dushobora gusoza musakamba. Bwana Sentama, ndagushimiye mu makuru yacu yo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatanu, umunsi w'abakozi. yego urakoze cyane, gubwa neza. namwe rwose ijoro ryiza. turabashimiye rero bakunzi bacu, tubashimiye ko mudahwema gukurikira amakuru yacu n'ibiganiro bitandukanye bicishwa kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Mubishimirwe. Turabibutsa kandi abashya batarakanda subscribe kuyikanda, ikandwa rimwe gusa kugira ngo amakuru yacu ajye abishyikiriza mu gihe asohotse.
ikindi rero mwakanda like kugira ngo bitugaragarire ko mwakunze ibiganiro byacu, mugakanda share kugira ngo ibiganiro byacu, amakuru yacu mubisangize inshuti zanyu. Ikirenze kuri ibyo mugakanda comments, mukatwandikira mutugaragariza ibyifuzo, ibitekerezo n'inyunganizi zanyu kugira ngo turusheho gukora neza. Turabashimiye rero, mwari kumwe na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki, kuri mikoro mwumvaga Sentama. Murare neza.